muhaye ikaze wo kuri ikiganiro cyacu Myifungo Talk. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igitabo Rich Dad Poor Dad. Mbere na mbere mwibutsa ko niba ushaka kuzamuka mu bukungu, niba ushaka kuba umukire ukiri muto, niba ushaka kumenya uko ukoresha amafaranga yawe, ndagushishikaza kumva ino video udasemutse akabona gato uko uhombya ni byinshi ubuhombye. Mwibutse niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu gukora subscribe kugira ngo ujye ugumibane natwe buri munsi unarebe ibiganiro byacu bya buri munsi. Robert Kiyosaki, umwanditsi w'igitabo Rich Dad Poor Dad, avuga ko kubona amafaranga ari ubumenyi bw'ishikiro cy'ubumenyi bwa siyansi kitigishwa mu mashuri. Amashuri atwigisha uko twaba abakozi kandi tukubaka umwuga. Niba ukora umukara wo mu muryango w'abantu batari hejuru cyane mu by'ubukungu cyangwa se badakize cyane, hari amahirwe menshi ko ababyeyi bawe bakugusobanurira uburyo uri umucyo, ariko ntibigeze bakubwira uburyo wakoresha amafaranga. Si uko bari bakwanze, si uko batari bagukunze, ahubwo nabo ubwabo ntabwo buno bumenyi bwinshi ntabwo wabufite. Bafashe amakuru atari make cyangwa se atari yose, kandi igihe wavutse ntibigeze no gusobanuraho na gato. Kurikira rero. Kiyosaki avuga ko ubukene bumeze nk'urusobe rw'uturemangingo bugenda buva ku muryango umwe bugasohoka mu wundi. Rich Dad Poor Dad ni kimwe mu bitabo by'imari nashakaga gusoma nkiri umwana w'imyaka 14 cyangwa 15. Ndabashishikariza cyane gusoma iki gitabo cyangwa kureba iyi video, kuko ndaza gukora isesengura ryimbitse ry'amasomo yose uko ari 7 y'ingenzi. Isomo rya mbere rero riri muri iki gitabo: abakire ntibakorera amafaranga. Robert yari afite imyaka 9 ubwo yari inshuti ye y'umwana w'imyaka ye ubita Mike. Batumwaga mu nzu y'abanyeshuri wiga kumwe nabo mu ishuri ku nyanja, kuko bari abana b'abakene babaga mu nzu z'ibigo. Robert yagiye mu rugo abaza se uko yabaye umukire, kandi igisubizo yahawe cyari uko ugomba kwiga uko wakongera amafaranga. Nubwo yari akiri umwana, Robert yumvise ko iri somo ritazamufasha kuba umukire. Se wa Robert yise Poor Dad. Yari umwarimu kandi yabonaga amafaranga, yarabona amafaranga nyine ayabona neza, ariko buri gihe yagorwaga n'imari. Abona ukuntu Robert na Mike bashishikajwe no kumenya uko bakora amafaranga. So Robert yababwiye kujya kubaza se wa Mike wise Rich Dad. Rich Dad na Mike baratangajwe kuko Rich Dad atari umukire kandi ntiyari yararangije n'icyiciro cya 8, ariko yari afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi byunguka. Bageze aho guhura, Rich Dad yabajije niba biteguye kwiga gukora amafaranga. Kuko gukora amafaranga ntabwo ari gukora amafaranga, ni gukora amafaranga. Barishimye cyane kandi bahita bemera. Yababwiye ko azabigisha gukora amafaranga, ariko atari mu ishuri, ahubwo baziga bakora ku buryo bw'akazi. Robert yashakaga kubaza ikibazo ariko ntiyahawe umwanya. Yaravuze ko niba batabashije gufata icyemezo gikomeye, ntibazigira bakora amafaranga. Amahirwe araza, kandi kugenzura igihe cyo gufata icyemezo vuba ni ubumenyi bw'ingenzi. Robert na Mike bafashe icyemezo cyo kwemera ayo mahirwe. So Mike yashimye ati bazajya bakorera amadolari 10 ku isaha, bazakora amasaha 3 buri wa gatandatu. Nuko Robert yari afite umukino wa softball. Uwo munsi yahisemo gukora no kwiga aho gukina. Yari azi ko ari amahirwe ye kandi ntiyashakaga kuyatakariza aho ngaho. Robert na Mike batangiye gukora Madame Martin, wari umukozi wa se wa Mike, ufite iduka rito ry'ibiribwa aho abantu baguriraga ibikoresho by'ibanze nk'amata, umugati, amavuta, ifege n'ibindi. Ikibazo cyari uko iduka ritari rifite icyuma gitanga umwuka, bityo bagombaga gufungura imiryango yose igana ku muhanda no ku maparikingi, bityo ivumbi ryagendaga ryinjira igihe imodoka zanyuragaho. Akazi kabo kari gukoramo ibicuruzwa ku ntebe, kubitunganya, bagakora ivumbi bakabihanagura, hanyuma bakabisubiza aho byari biri neza. Akazi kabo kari katarambiranye cyane, bakoraga amasaha 3 buri wa gatandatu. Babona amadolari 30 atari menshi cyane, kuko igitabo kimwe cy'amashusho cyari gihagaze amadolari 10. Babikoraga kubera ko bashakaga kwiga gukora amafaranga. Nyuma y'ibyumweru 3, Robert yari yiteguye kureka. Yumvaga ameze nk'umugaragu,
akorera amadolari 10 ku isaha kandi ntiyari yabonye se wa Mike kuva ku munsi w'ihoro rya mbere. Ku munsi w'icyumweru cya kane yabwiye Mike ko agiye guhagarika. Mike yatangiye guseka kandi avuga ko se yari yategereje ko ibi bizaba, bisa nkaho se yari abizi. Robert yarababaye ariko Mike yabuze uburyo bwo kwigisha bwa se bwa Rich Dad butandukanye n'ubw'ababyeyi be ba Robert. Yakoreshaga uburambe bwo kwigisha aho kuvuga inyigisho gusa. Robert yemeye guhura na se wa Mike kuwa gatandatu ukurikiraho kugira ngo yumve icyo bivugaho. Se wa Mike yabategetse kubanza kwiga gukora amafaranga mbere yo kubigisha mu ishuri. Yabahaye amadolari 10 ku isaha kandi bazakora amasaha 3 buri wa gatandatu. Robert yari amaze kumva ko amahirwe ye ari hano, ntabwo ashaka kuyatakariza cyangwa se kuyataho ngaho. Iyo bahuye na Robert yarategerejwe iminota 45 yuko se wa Mike agaragara. Robert yabwiye se wa Mike ko atarakoze nkuko atigeze akora nkuko byasezeranyijwe, ko yashakaga kwiga gukora amafaranga ariko bisa nkaho biri kumunanira kubigira, abona nta ntego bifite. Yaramutonganyije avuga ko ari umunyamwete ariko atita ku bakozi be. Se wa Mike Rich Dad yasobanuye ko ubuzima ari umwarimu mwiza kuruta abandi bose kandi ko kenshi ubuzima butavuga ahubwo bugatwigisha binyuze mu bikorwa. Bamwe bemera ko ubuzima bubakubita kugira ngo bigishwe, abandi barwanira ku bintu bitari byo nko ku kazi, bitari ibintu by'akazi ahubwo bahora mu miryoshye ku mukozi cyangwa ku mugore, ariko bake bakira iby'ubuzima nk'amahirwe yo kwiga no gukura. Rich Dad yavuze ko afite abakozi barenga 150 ariko nta numwe wabashije kugira icyo amwigisha ku bijyanye n'amafaranga. Bose bashakaga akazi n'umushahara, ntibigeze bamenya intego y'akazi kabo. Ariko igihe Mike yababwiye ko bombi bashaka kwiga gukora amafaranga, Rich Dad yateguye gahunda ijyanye n'ubuzima busanzwe. Yabahaye amadolari 10 ku isaha. Icyo gihe byarababaje ariko yasobanuye ko yashakaga kubigisha ubuzima kugira ngo basobanukirwe inyigisho ye. Robert yatangiye kumva isomo Rich Dad yashakaga kubigisha. Rich Dad yabajije niba Robert agifite inyota yo kwiga. Robert aravuga ngo yego arikiriza, maze Rich Dad amubwira ko atazongera kumwishyura ku kazi ry'idirishya ry'amasoko. Robert yabajije impamvu ariko Rich Dad yasobanuye ko niba ashaka gukora amafaranga menshi agomba gukoresha ubwenge no gushaka uburyo. Robert na Mike bakoraga akazi k'ubuntu mu byumweru 3. Umunsi umwe muri ibyo byumweru 3 bahaye, umunsi umwe se wa Mike yaje abajyana hanze kugira ngo bagure ice cream. Rich Dad yabajije niba hari ikintu barize cyangwa baragezeho. Bavuga ko nta kintu bigeze bageraho. Rich Dad yababwiye ko bagomba kwihutira gutekereza ku isomo riri imbere yabo. Yabategetse kureba Madame Martin n'abantu bari mu busitani, gutekereza niba ubuzima bwabo bubashimishije. Bakoraga cyane, babona amafaranga make, bafite icyizere gito ku kazi kandi bategereje ikiruhuko cy'icyumweru cy'akazi cyangwa pasiyo nyuma y'imyaka 45 y'akazi. Rich Dad yavuze ko niba ubu buzima bubashimishije yari kugira ubushake bwo kubahereza umushahara w'inyongera y'amadolari 25 ku isaha. Nubwo imitima yabo yari ihangayikishije, nyine barabyanze. Rich Dad yahinduye icyemezo cye, agaha umushahara w'idolari 1 ku isaha, hanyuma amadolari 2 ku isaha buri gihe. Abonye ko barimo kumva, umutima wa Robert watangiye kugira agahinda ariko ubwonko bwe bwamuhamagaraga kwemera umushahara. Yashakaga kuvuga yego. Yabonaga igare rishya, igipfukisho gishya cy'umupira w'amaguru cyangwa se igikoresho nyine, n'ishimwe ry'inshuti ze iyo yabonaga amafaranga make. Ariko mu buryo runaka akanwa ke karakingutse. Rich Dad yabonaga abahungu babiri bareba imbere, amaso yabo afunguye, ubwonko busa nk'ubusa. Yageragezaga kureba niba bafite igice cy'umutima cyoroshye gishobora kugurwa n'igice gikomeye kidashobora kugurwa.
yabategetse umushahara wa nyuma w'amadolari 5 ku isa. Ako kanya amarangamutima y'abahungu yarahindutse, yahise ahinduka ubusa bituze nyine batuze. Icyo gihe igice cy'umutima cyabo cyoroheje cyahagaritswe n'igice gikomeye kitagurishwa. Rich Dad yavuze ko byari byiza ko nta giciro bari bafite. Abantu benshi babaho bagengwa n'ubwoba no kugira ubwoba nyine badatinyuka. Ubwoba bwo kutagira amafaranga butuma bakora cyane, ariko ubwo babona amafaranga, ubushake bwo kubona byinshi bubatera gukenera amafaranga menshi, bigatuma bakoresha byinshi bakora cyane. Ibi nibyo Rich Dad yise rat race. Mike yabajije niba hari indi nzira. Rich Dad yavuze ko ihari, ariko abantu bake, izwi n'abantu bake, abantu benshi nayo bazi. Mike yashakaga kuremya. Rich Dad yavuze ko bazayiga bakora ku buntu. Mike yabajije ikimenyetso. Rich Dad avuga ko intambwe ya mbere ari ukuri. Iyo babajijwe ukuri, yababwiye ko ari uko bumva kandi bagomba kubyumvisha ubwabo, nta mundi ubumvishije cyangwa se ugerageje kuyibashyiramo. Rich Dad yavuze ko abantu bamukorera we bumva ubwoba bwo kutagira amafaranga kandi bagakora ibyo umutima ubibabwira aho gutekereza neza. Amafaranga agenga amarangamutima yabo kandi banze kwemera iri somo. Rich Dad yabashishikarije kwirinda uyu mutego. Avuga ko kuba umukire atakemura ikibazo cya buri umwe. Icyo yababajije impamvu, yagiye atanga isomo rindi: desire, icyifuzo cyo gushaka ibintu byiza cyangwa bishimishije. Akenshi abantu bakorera amafaranga batekereza ko bizabashyira mu byishimo, ariko ibyishimo bituruka ku mafaranga ni bike. Abakire benshi batekerezwa n'ubwoba ko amafaranga azabaha umutekano, ariko birangira batekereza ko bazatakaza byose, bigatuma bagira impungenge nyinshi kurusha mbere. Amarangamutima kenshi agenga ibitekerezo byacu, kandi ubwoba bushobora gutuma dukora ibyemezo bitakemura ikibazo nyakuri. Sore gatoya. Robert yatanze urugero: igihe umuntu afite ubwoba bwo kutagira amafaranga, ahita atekereza ko kubona akazi ari cyo gisubizo gusa, ariko mu by'ukuri akazi ni igisubizo cy'igihe gito ku kibazo kirekire. Ni ngombwa kwiga gutekereza ku giti cyacu, kandi ntukareke amarangamutima ayobora ubwonko bwawe. Rich Dad yabonye icyizere ubwo abahungu bemeraga gukora ku buntu kandi banatangiye gutekereza imbere y'amarangamutima yabo. Bashishikarijwe gukomeza gukoresha ubwonko bwabo, gukora ku buntu kandi vuba. Ubwonko bwabo buzabereka uburyo bwo gukora amafaranga birenze ibyo Rich Dad yabashaga birenze ibyo yari kubishyura byose. Babonye uburyo bwo gufungura isomero aho abana bashobora kwishyura amafaranga yo kwinjira no gusoma ibitabo byose bashaka. Bashyize umukobwa wa Mike nk'umuyobozi wa sosiyete y'isomero. Yishyuraga 10. Yishyuraga igiceri cy'10 ku muntu. Ibi byari byiza cyane kuko igitabo cy'amashusho cyari igiceri cy'10, kandi bashoboraga gusoma ibitabo 5 cyangwa 6 mu masaha 2. Mike na Robert babonaga amadolari 9.50 ku cyumweru mu mezi 3. Bishyuraga mushiki we $1. Mushiki wa Mike $1 ku cyumweru, kandi bamureka gusoma ibitabo ku buntu. Isomero ryafunzwe nyuma y'amezi 3 kubera intambara, ariko bamaze kwiga gukora amafaranga bakora ku nyungu zabo n'igihe batari aho ngaho. Isomo rya mbere ryari uko abakire ntibakorera amafaranga. Bari biteguye kwiga byinshi, kandi se wa Mike yari yiteguye kubigisha. Isomo rya kabiri: kujya kwigisha ubumenyi ku mafaranga ari ngombwa. Iyo abantu babajije Robert aho yatangiye kugira ubutunzi, aha akurikiza inama ya se wa Mike: Rich Dad, niba ushaka kuba umukire ugomba kuba ufite ubumenyi bw'imari, financial literacy. Urugero ni nk'icungamari, accounting. Isomo rishobora kuba ryeruye kandi rihangayikishije, ariko ni ingenzi cyane kugira ngo ube umukire. Kugira ngo biborohere, Rich Dad yakoresheje amashusho n'amagambo byoroshye gusobanurira abahungu. Kimwe mu byo Rich Dad yabasobanuriye
yabasobanuye mbere ni itandukaniro riri hagati y'umutungo asset n'imyenda cyangwa se ibyo ugomba kwishyura liability. Yavuze ko niba ushaka kuba umukire ikintu kimwe gusa ugomba gukora ni ukugura umutungo. Nubwo bishoboka korohera abantu benshi babifata nk'ibintu bitangaje, bamaze kumva iki gitekerezo cya Rich Dad batekereza ko ari gukina, kuko uburyo ni uburyo bworoshye cyane, ariko ikibazo ni uko abantu benshi bigishijwe ibintu bitandukanye n'abacungamutungo, abashoramari n'abandi, bityo bagomba kwigisha ibyo batekereza ko bazi. Asset rero ni ikintu kizana cyangwa se umutungo ni ikintu kizana amafaranga mu mufuka wawe. Urugero, niba ufite inzu ukayikodesha, inzu n'umutungo kuko igufasha kubona amafaranga buri kwezi. Noneho sasa liability, imyenda cyangwa se ibyo ugomba kwishyura, ni ikintu gitwara amafaranga mu mufuka wawe. Urugero, inzu yawe bwite ishobora gufata amafaranga yawe kubera imisoro, amasezerano n'ibindi. Rich Dad yagaragaje ko amafaranga yinjira atembera mu buryo bworoshye cyangwa se agenda mu buryo bworoshye. Igice cyo hejuru ni income statement, inyandiko y'amafaranga yinjira n'asohoka, naho igice cyo hasi ni balance sheet, niho harebwa umutungo ugereranywa n'imyenda. Robert avuga ko abantu benshi batekereza ko igisubizo cyo kubura amafaranga ari ukongerwa umushahara cyangwa amafaranga yinjira, ariko ibi akenshi ntibikemura ikibazo, ahubwo bishobora kukizamura. Urugero, abantu babonye amafaranga menshi mu irushanwa cyangwa se ubutunzi bwabo birihuta, bishyura vuba cyane. Buri gihe umuntu ashobora kuba akize mu kazi ke cyangwa mu mwuga we, ariko akajya agira ikibazo cyo gucunga amafaranga cyangwa se atazi no kuyareba. Abantu benshi bazi gukora amafaranga ariko ntibazi kuyacunga. Bamwe batekereza ko inzu yabo ari umutungo, ariko Robert yigisha ko inzu iba liability, niba itwara amafaranga menshi ku misoro, ibyo kwishyura n'ibindi. Icyo ugomba gukora, kugura umutungo uwinjiriza amafaranga cyangwa se winjiza amafaranga, ugabanya imyenda n'amafaranga asohoka, kandi igihe umutungo wawe uzabyara amafaranga ahagije yo kwishyura ibyo ushyira mu nyungu, ubwo nibwo buba ubukire. Isomo rya gatatu, witware ku bucuruzi bwawe bwite, mind your own business. Umugenzi wa Robert yumvise Ray Cross washize McDonald avugira muri University of Texas mu 1974. Nyuma ya Ray yaje kwifatanya n'abanyeshuri ku kinyobwa gito, maze ababaza icyo ubucuruzi bwe ari cyo. Bavuze ko ari ugucuruza hamburger, ariko Ray yabwiye ko atari ibyo, ahubwo ari ubucuruzi bw'imitungo, real estate. Yarazi ko ubutaka n'ahantu hakabari ari byo by'ingenzi cyane ku intsinzi ya franchise. Uyu ni itandukaniro riri hagati y'umwuga wawe professional n'ubucuruzi bwawe business. Akenshi abantu bibwira ko umwuga wabo ari ubucuruzi bwabo, ariko nyine ntabwo babifite muri mind. Urugero, niba uri muri banki ariko utari umufatanyabikorwa w'iyo banki, ugomba gutekereza ku mutungo wawe, ntabwo apana ku mushahara wawe. Abantu benshi bakoresha ubuzima bwabo bwose mu gukora ku nyungu z'abandi. Rich Dad na Ray Cross bavuze isomo rikomeye, witware ku bucuruzi bwawe bwite, ntukore ubuzima bwawe bwose ku nyungu z'abandi. Ntibivuze ko ugomba gutangira sosiyete yawe, ahubwo ubucuruzi bwawe ni umutungo wawe. Ugomba gukomeza akazi kawe, ariko wagura n'umutungo, ukagabanya imyenda cyangwa se ibyo gutanga amafaranga, ukagumana umutungo uhamye. Ibyiciro by'umutungo nyawo rero harimo business idasaza uko ariho hose. Imigabane, ushobora kugura imigabane y'inyungu, ubucuruzi bw'inzu zigurishwa cyangwa zikodeshwa, royalty ku mutungo w'ubwenge, harimo muzika cyangwa patent. Ibindi byose bifite agaciro kandi bitanga amafaranga cyangwa byongera mu gaciro. Robert akunda inzu, rero akoresha igihe cye kinini mu gushaka no kugura izo nzu. Nubwo akora ku giciro cya Hexos, yitaye ku mutungo we bwite. Iyo umutungo wawe wiyongera, ushobora kwishimira ibyishimo gusa igihe amafaranga aturuka mu mutungo wawe uhagije. Isomo rya kane, amateka y'imisoro n'imbaraga z'ibigo by'ubucuruzi. Abantu benshi babona Robin Hood nk'intwari ifata ku bakire igaha abakene, ariko Rich Dad ntabwo abyemera gutyo. Yise Robin Hood umwambuzi.
nubwo benshi batekereza ko abakire bagomba gutanga imisoro myinshi no gufasha abakene, mu by'ukuri ni abaturage bo mu rwego rw'akazi middle class aribo bategekwa cyane kwishyura imisoro, cyane cyane abize bafite amafaranga menshi. Kugira ngo umuntu abashe kubyumva, Robert atanga amategeko y'imisoro mu Bwongereza no muri Amerika. Mbere nta misoro y'igihe kirekire yabaga iriho, habaga hariho imisoro y'igihe gito gusa mu bihe by'intambara. Muri 1874 Ubwongereza bwashyizeho income tax nk'umusoro w'igihe kirekire ku baturage. Mu 1913 Amerika nayo yashyizeho income tax nk'umusoro w'igihe kirekire. Ibi byashobokaga kuko byatangiye gufarwa gusa ku bakire ariho bikoreshwa, ariko nubwo byari bigamije guhana abakire, byaje gufata abaturage bo mu rwego rw'akazi cyangwa se rwo hasi. Richard asobanura ko we na se Poor Dad batandukanye. Poor Dad, umukozi wa leta, yishimira gukoresha amafaranga no gukoresha abantu benshi kugira ngo umuryango we wiyongere, mu gihe Richard we arwanya ibyo kuko uko yajya akoresha abantu bake kandi akagabanya amafaranga akoresha, niko yubahwa n'abashoramari be. Mu by'ukuri ubumenyi ku mitungo n'imisoro butuma abakire babasha gukina ku mategeko atandukanye kandi bagatsinda. Abandi bazi amategeko gusa. Ikigo cy'ubucuruzi corporation ni inyandiko yemewe n'amategeko itanga uburenganzira bwo kwishyura imisoro ku kigero gito kurusha umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu abakire benshi ku isi batishyura cyangwa bakishyura bike cyane ku misoro yabo. Isomo rya 5: abakire bashora amafaranga. Ubwonko bwawe ni umutungo w'ingenzi cyane. Niba ubyitoje neza, ushobora gukora amafaranga menshi kuva ku gitekerezo kimwe cyangwa amasezerano. Iyo wongereye ubumenyi bwawe mu mafaranga, financial intelligence, utangira kubona ibintu abandi batabona. Ni ukuvuga utangira gukora amafaranga ku gitekerezo cyawe. Urugero, mu myaka y'1990 muri Arizona, ubwo ubukungu bwari buri hasi cyane, Robert na Kim, umugore we, bakoze amafaranga menshi. Bagura inzu yari ifite agaciro k'amadolari 75,000 ku bihumbi 20 by'idolari. Bayandikishijeho ku bihumbi 2 nk'ishoramari ry'ibanze. Bakoze kwamamaza iyo nzu ku madolari 50,000 nta mafaranga asabwa ku bagura. Iyo nzu yabaye iya Robert mu buryo bwemewe n'amategeko. Ayigurisha mu minota mike amafaranga amadolari 40,000 akaba yabonetse hafi y'akantu. Ibyerekana ukuntu ibitekerezo byoroshye bishobora gutanga amafaranga menshi niba wubaka ubumenyi mu mafaranga. Isomo rya 6: kora kugira ngo wige, ntukore kugira ngo ubonere amafaranga gusa. Robert yahawe ikiganiro na mugenzi we w'umunyamakuru muri Singapore washakaga kuba umwanditsi uzwi nk'umwanditsi we. Robert yamubwiye ko niba ashaka kuba umukire agomba kwiga gukora no kugurisha, atari ugukora amasomo gusa. Abantu benshi bakora akazi kugira ngo babone amafaranga cyangwa umutekano w'akazi, ariko Robert asaba kubakora akazi kagamije kwiga ubumenyi bushya. Urugero, kora akazi ka kabiri kugira ngo wige ubumenyi bwa kabiri. Ntugatinye guhindura cyangwa guhangana n'ibihe bishya, no kujya muri gym yo mu mutwe ngo no gutoza ubwonko, bityo uzamure ubushobozi bwawe. Robert avuga ku bumenyi bw'ingenzi ku intsinzi ari ugucunga amafaranga, gucunga system, uburyo ukoramo management yawe, no gucunga abantu. Ubumenyi bwihariye cyane ni ukugurisha no kwamamaza, marketing and sales. Isomo rya 7: kunyuramo imbogamizi. Cyaje ukubasha kunyuranye mu mbogamizi zawe izaza ukamenya uburyo zitwaramo. Impamvu y'abakire bamenya imari bashobora gutsindwa harimo ikintu bita gutinya, gushidikanya, ubunebwe, laziness mu ndimi z'amahanga, imyitwarire mibi, gutinya. Abantu bose bafite ubwoba bwo kubura amafaranga. Itandukaniro riri ku buryo abakire n'abakene babigenza. Abakire bashobora kuba barabuze amafaranga ariko ntibareka ubwoba bw'ibyo babuza gukora icyiza. Gutsinda, gushidikanya. Abenshi bava mu gushidikanya bigatuma batagira icyo bakora, mu gihe abakire batekereza neza, bareba amahirwe aho abandi bayabura. Gutsinda ubukene, igisubizo ni ugushaka icyifuzo gito kugira ngo ubone uburyo bwo gukora neza. Gutsinda imyitwarire. Poor Dad yishyuraga abandi mbere nawe nyuma.
we yishyuraga nyuma, ariko akenshi ntibisigaga icyo ntabwo aba ari icyo abashaka. Rich Dad yishyuraga we mbere niyo amafaranga ari make, bigatuma atekereza uburyo bwo kubona andi mafaranga no gukomeza gukura. Ibi nibyo bisobanura amasomo yose y'ingenzi yaturutse mu gitabo Rich Dad Poor Dad cya Robert Kiyosaki. Ubusitani bwawe warugeze kuri YouTube channel yacu, ukora subscribe ukajya ugunyuka abana natwe buri munsi mu byo tugenda dupostinga ndetse n'inyigisho tugenda dutanga.